Bite inshuti zanjye, inshuti za The Happy Blessed Family Rwanda. So uyu munsi nitwa Christine Nyirahamana. Iyi ni The Happy Blessed Family Rwanda. Mfite n'indi y'icyongereza yitwa The Happy Blessed Family. Video uyu munsi rero tugiye gutekana imvange zirimo ubunyobwa. Tugiye kubanza dukatane ibigomba gukatwa, ariko ndaza kubereka. Tugiye gutangira gukata ibi bitunguru by'ibibabi. Ngenda banza nkabikata gutya, noneho bihita binyorohera kubikata. Ibi turahita dubishyira muri iki plastique. Noneho mpite nkata amapavuro ahera kuri iyi. Ntabwo ndi buzikate dutoya kuko mu byo ndi buteka harimo imboga, so ntabwo c'est pas nécessaire kuzikata binini. Amini dutoya, pardon. Ndahita mbishyira muri aka kandi gatoya k'iki ngiki. Iki ni iki, hari n'akandi gatoya mo indani hano nabiguze muri Akia. Numva narabiberetse umunsi mbajyana muri Akia. Hari n'ikindi kinini cyacyo cyo kiri gutya, atari ibi birebire gutya. Amadolari make kabisa, biba ari byinshi ndani. N'utundi dutoya ushobora gushyiramo nka sauce tomate utayimaze, cyangwa se nibyo n'umuhungu wanjye yatwaragamo nka za salad dressing. Yatwaye nka salade ku ishuri, so aho byaramfashaga nyine kuba afite twinshi. Yataka nubwo nkaba mfite ibindi mu rugo. Ubu noneho ngiye guhita nkata igitunguru. Ushobora gukoresha icyo ufite icyo ari cyo cyose, si ngombwa ngo ufite iki cy'umutuku.
ndahita mbishyira muri aka k'akarahure. Ibibazo byo gukata mbihejeje ndahita ngusubizamo hano, ndabyoza mejeje byose kugira ngo mpanagurire rimwe. So ibindi turi bukoreshe muri izi mvange zacu ni ibijumba n'umwungu, karoti n'ibirayi, na za epinari nashyize muri izi shashi, ndazishyira muri frizeri. Noneho ndaza gushyiramo na cya gitoki mwabonye naguze muri African shop cyangwa se muri rya soko ry'abanyafurika dash, umunyu, curry powder, garlic, amavuta turi bukoreshe ni olive oil, ariko ushobora gukoresha ayo ariyo yose. Na spaghetti sauce, ushobora gukoresha sauce tomate. So turahita dutangirira ku birayi na karoti, nicyo kintu cya mbere gitinda. Aha turahita dushyiramo za poivro. Ufite seleri aha ni wahita uzishyiramo. Tugiye guhita dushyiramo bya bitunguru by'ibibabi. Impamvu ntashyiramo umwungu n'ibijumba ni uko byoroshye bishya vuba, so niyo mpamvu mubona ntarabishyiramo. Niho tugiye guhita dushyiramo ibijumba n'umwungu. Ufite n'amateke wahita ubishyiramo hano. Ubundi duhite dushyiramo ibitunguru bitukura. Uhita ubipfundikira iminota 3. Aha niho tugiye guhita dushyiramo dash, ikiyiko kimwe, garlic powder, curry powder ikiyiko kimwe, noneho n'umunyu ikiyiko kimwe, noneho garlic, ibiyiko 3,
tubiteke nabyo nk'iminota 3. noneho duhite dushyiramo epinari. Oops. noneho turahita dushyiramo spaghetti sauce. dushyira amazi muri iri cupa rya spaghetti sauce turyunyuguze. amazi tuyashyiramo hano. impamvu ugiye gushyiramo igitoki nyuma na nyuma nuko cyakiri muri freezer, so ntabwo ari kimwe naho gushyiramo kimwe kibisi. so abantu sabura ngero uzuye basi. Songeye kubipfundikira biteke nk'iminota 8, noneho nshyiremo ubunyobwa. aha ndi bwongeremo andi mazi kuko ndi bushyiremo ubunyobwa, so iriya safuriya ari ntoya. ubu noneho niho tugiye gupfundikira. hose ndashyiramo ubushaza bwo mu bikopo. ubu nuko nta bwa bundi uri muri freezer mfite, niyo mpamvu nakoresheje ubu. Ngiye kubiteka iminota 15. aha nabaye mbigabanyije umuriro, niho tugiye gushyiramo ubunyobwa. noneho tuvange.
turabiteka iminota 10 kugira ngo ubunyobwa bushye neza, otherwise bwadutera inzoka kabisa. Ngiye kongera mbipfundikire, murabona ukuntu bisa neza byoroshye. Ubu ndaza kubirisha umuceri cyangwa ndabirisha ya pilau natetse muri video ibanjirije iyi. Tubipfundikira. Okay guys, izi ni za mvange rero turangije. Ziraryoshye, nazirishije ya pilau nakoze muri video ibanjirije iyi. Ebana, biraryoshye bya hatari. Sawa rero, mukore subscribe, share, comment, uko tuzasubira muri video itaha. Bye guys.